uyu munsi tugiye kuganira ku buhanuzi bw'iminsi ya nyuma benshi bita iminsi y'imperuka. Turebe rero ibyo abahanuzi b'Imana batwandikiye kugira ngo twige tumenye ese iyo mperuka izaba imeze ite. Hari abahanuzi batatu Imana yakoresheje aribo Daniel, Esdras na Yohana kugira ngo batubwire ibihe uko bizaba bimeze mu minsi ya nyuma. Ariko nk'uko tubizi bari Babuloni, Daniel yeretswe bike, yeretswe inyamaswa enye zizasimburana ku buyobozi, ariyo mashyanga yari guteka isi kuva bari Babuloni kugera umwami Kristo agarutse. Ariko Daniel yeretswe iby'ibanze, ariko Imana ikibanda kumwereka inyamaswa ya kane aribo ba Roma. Ezra yeretswe bike byiyongera ku byo Daniel yeretswe, ariko nk'uko tubizi Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe yeretswe byinshi kurushaho, ku buryo byose uko bizagenda kugira ngo Kristo agaruke Yohana yarabyeretswe. Reka turebe rero ese koko turi mu gihe cy'imperuka twakigezemo, cyangwa se n'ibyo abantu babivugira kugira ngo basetse abantu. Reka turebe. Esawu niwe mpera y'isi, mu gihe Yakobo ari we ntangiriro y'isi nshya izakurikira. Ni ukuvuga ngo kugira ngo Kristo agaruke, uzaba uri ku butware bw'isi ayoboye isi ni Esawu. Wibuke ko Esawu na Yakobo bavutse ari impanga, Yakobo afashe akaguru ka Esawu. Esawu Yahishuwe n'ibyanditswe batubwira ko umukuru azaba umugaragu w'umuto, ariko umukuru azategeka kugeza ku mpera y'isi, noneho umuto ari Yakobo akazategeka isi nshya izaza. Aho twakwibaza tuti Esawu ninde, Yakobo ninde? Igisubizo kiri muzaba utegeka igihe Kristo azagarukira, noneho n'undi uzafata ubuyobozi Kristo amaze kugaruka. Tuzi neza ko Yakobo ari ubwoko bw'Imana bwanyangijwe mu mpande enye z'isi, aribo birabura bakwiriye hose, nk'uko twabivuze mu video ashize. Ariko uyu munsi turebe ko niba turi mu bihe bya nyuma. Reka turebe rero ni iki kitwereka ko turi mu minsi ya nyuma, mu bihe bya nyuma. Ni ububyutse buri ku isi hirya no hino, birabura bari gukanguka bagenda bamenye abaribo ko ari ubwoko bw'Imana. Ubwo bubyutse bufite umuvuduko uhambaye, no kuvuga ngo uko abantu bagenda bakanguka bava mu bitotsi bamenya ko ari ubwoko bw'Imana, ni uko Imana iri gukora ubwo bwami bwayo butegura Kristo kuzaza. Noneho bwa bwami buri kuyobora isi nabwo bukagenda bumanuka bubura intege, kugeza igihe buzabwira noneho bwa bwami bushya bukajya hejuru, Kristo akayoborana n'intama ze. Reka turebe rero, iyo turebye mu bihe bya nyuma ni iki dushobora kwibaza gishobora kutwereka ko koko turi mu bihe bya nyuma. Ikintu kiza ku mwanya wa mbere kitwereka ko turi mu bihe bya nyuma ni amafaranga. Wibuke Bibiliya itubwira ko muri ibyo bihe bya nyuma abantu bazaba bakunda amafaranga yimazeyo. Dufate urugero rwa YouTube twese tuziriho, ariko ejo bundi naribajije ese YouTube ishobora kuba ari igikoresho cya nyamaswa, ya sisiteme y'inyamaswa, kugira ngo izane abantu bose hamwe, ariko uribaza gufata isi yose ikagira umukoresha umwe YouTube. Ese iri ntabwo ari igerageza ryo kureba uko iyo sisiteme y'inyamaswa izabikora iyoboye isi? Kuko umenye abantu bose bahugiye muri YouTube,
kugira ngo bashakemo amafaranga. Kandi noneho abayabonyemo bose bahembwa kimwe, ukibaza uwo muntu ubahemba uko abahemba bose uko babarondora isi yose bagahemberwa igihe nta gukererwa, isi yose igahemberwa igihe. Ni ukuvuga ngo YouTube iri mu mugabane na gahunda za nyamaswa nta gushidikanya. Turebe rero iki gitwereka ko turi mu bihe bya nyuma, nuko ubwenge buzagwira cyane. Hari ikoranabuhanga, hari uko abantu bahererekanya ubwenge, bifite umuvuduko utarigeze ubaho. Ushobora kwandika ibintu ugahita ubihindura mu magambo cyangwa se video mu munota umwe. Ikoranabuhanga. Ikindi ari amafaranga bahaye ibihugu cyane cyane yo mu burengerazuba, ibihumbi 2,000 buri kwezi bakabiha abantu, sinzi igihe amezi babihaye abantu, nimba ari amezi nk'atandatu cyangwa umwaka sinibuka neza. Ayo mafaranga bagiye banyanyagiza mu bantu kugira ngo baringanire bakayabaha. Biriya nabyo byerekana ko gahunda y'iya sisiteme y'inyamaswa iri gukorerwa mu bwihisho, noneho kugira ngo bazayizane bayikubita imbere ya buri wese. Ibyo ni ibintu bigaragarira umuntu urebye gahunda ya YouTube, ukareba gahunda y'imbuga nkoranyambaga, ukareba gahunda yo guha abantu amafaranga, ukareba ibintu byose bigenda bikorwa umurongo ku murongo, ubona ko byose bigamije gukora ikintu kimwe kiyobora abantu bose bakaba umwe nta n'umwe ukirwanyije. Reka turebe rero iyo ngibyo byose ubirebye ubona ko biri mu igerageza ryo kureba ukuntu iyo sisiteme izakora. Noneho aho ugahita wibaza uti dusigaje igihe kingana iki kugira ngo ibyo bintu noneho bijye hanze, bive mu igerageza, noneho bize bibe ihame, abantu bayoboke bakoreshe ibyo bintu bakurikiza amategeko ya nyamaswa. Igihe kingana iki? Si imyaka 5, ni imyaka 10, ni imyaka 20? Ibyo ni kubitegereza tukarebera hafi, kuko benshi batabikurikira bazatuma. Bivuze ngo rero aha ni uko wibaza uti Mana, ninde uzashobora guhangara ya nyamaswa? Kuko Daniel nawe abyereka bakiri Babuloni yarabirebye aravuga ati reba aho Babuloni batugeze. Ni ukuvuga ngo nyuma ya Babuloni hazazima inyamaswa izo 3. Nuva iyo nyamaswa ya 4 indi ushobora kwihangara. Ninde ushobora guhangara iyo nyamaswa? Ariko tuzi ko hari ushobora kwihangara nk'uko tubibone mu kanya. Niyo mpamvu ubona nk'ibyabaye muri 2019 baha abantu ibyo twita imitobe. Iriya mitobe banyanyije mu bantu isi yose, hakabara n'umuntu n'umwe ubirwanya ngo abirwanye yivuye inyuma. Amagufuri babyitambitse twarababonye ko byagenze, ariko mu basigaye nta n'umwe wabirwanyije, bose barabiyoboka. Ni ukuvuga ngo biriya bitwereka ko ya nyamaswa kuko ikomeye nta muntu ushobora kuzayihambara usibye umwami wacu umukiza gusa nk'uko tugiye kwibona. Niyo mpamvu rero ubona ibintu byinshi biri kuba hirya no hino icyarimwe kugira ngo biyobye abantu, cyane cyane nk'imikino, imipira y'amaguru, za basket. Ibyo byose biba hirya no hino, ntawe bigiha abantu guhumeka. Ni ukubera iki? Abantu bari mu mikino, bari muri za YouTube, ibyo byose bigakorezwa hamwe, noneho wewe ugahugira muri ibyo ngibyo, ariko ibyo bari gukora hariya ntabwo bizi. Noneho bakazabizana bakabikubita imbere y'abantu, abantu bagatungurwa, noneho rero bakayoboka iyo sisiteme, kuko nta bwinyagambo byo kuzaba uvuga ati ndabihakana, keretse uwabimenye akagenda bikurikira uko bigenda bizamuka, kuko uburyo bari kubikora Satani nawe aratekereza, arakuyobya, akakurangaza, agakora ibyo akora, yaba ubibona yaba utabibona. Noneho byo bikagenda bizamuka bifata gahoro gahoro, abantu babyinjiramo gahoro gahoro batabizi, noneho bikazajya kugera hariya ku ndunduro abantu bose barabyinjira, ariko ubibona
agenda avamo gahoro akabirebera irengeye, noneho bo bazabizana abantu bakabishugukira bazi ngo ni byiza, ariko aho unyuze ubwenge yabiboneye kure aravuga ati ntabwo nzakurikira nzira, naho akabireka. Tuzi neza ko hazabaho ingaruka ku bantu bazanga gukoresha ibyo bintu bya Satani na gahunda ze, ariko uri mu mwuka, uri mu ijambo, ubireba ukabikurikira ukabihugukira, Imana ivuga neza ko abaye izabarinda. Reka turebe rero ibi nibyo bituma twibaza tuti ese koko Imana izarimbura isi? Hari igihe rero ugatekereza nk'umuntu ukibaza ese Imana koko izagira gutya irimbura isi? Narabyibajije ariko igisubizo narakihaye nanone. Nahise ntekereza mu gihe cya Nowa Imana ibateza ujya mwuzure uko byagenze. Abantu 8 bonyine bo babirokotse. Bivuze ngo rero kubera ibyaha by'abantu, abantu batihana, Imana izongera irimbure isi, ikore indi nshya nk'uko byanditse, kuko abantu batihana bareka ibyaha. Kuko wenda abakirya gihe bashobora kuba bari kuvuga bati ntabwo tubizi n'ibizaba, birabe barakabibonye. Ariko uyu munsi byibuze tuzi neza ibyabaye mu gihe cya Nowa, nta rwitwazo, nta kintu tuzifashisha, kuko ibyabaye kuri Nowa turabyumva tukabisoma. Nta muntu uzagira icyo yireguza, ahubwo reka twiyeze, twigorore n'Imana, byibuze turebe ko tuzarokoka rwapfu rwa kabiri. Kuko wibuka ko abapfiriye muri Kristo bazazuka, noneho bagatekana na Kristo imyaka 1000. Ibyo bintu bizabihebuje. Ariko nyine abagiye badapfuye muri Kristo ntabwo bazazuka Kristo agarutse, ahubwo bazazuka nyuma ya myaka 1000 ucirwa urubanza. Ibi bintu ntabwo byoroshye. Abyibaza abapfuye bose Kristo nagaruka, abapfiriye muri Kristo tuzazuka dutekane nawe imyaka 1000. Ariko babandi batizeye, batemeye, batafashe agakiza bazagumayo indi myaka 1000. Niba nazuka bazuke baje gucirwa urubanza rw'urupfu rwa kabiri biziraherezo. Niyo mpamvu nta muntu tugira intege nke, ariko kugeza ni gute tutihana, twiyime, dukunda ubwami bwawe, tukore tunambire, kuko iyo myaka 1000 yo gutekana na Kristo abandi bari kuzimu, noneho byagira ngo niyo myaka 1000 irarangiye, ubwo Satani azabahoborwe. None ni ukuvuga ngo babandi bagumyeho, ahubwo bazagarukana na Satani, noneho baje gucirwa urubanza rw'ubuziraherezo bw'umuriro utazima, mu gihe abandi twahisemo Kristo tuzaba duterana nawe, noneho tukima ubwami bw'ibihe byose, buganje umunezero n'ibyishimo, kuko tuzatwara Yesu n'Imana. Reka dukomere ku Mana rero, ntituruhe ntitugwe, kugira ngo natwe hato ibyo bitazatugeraho. Navuga nti rero Iso ari Esawu ni ufite ubutware kugira ngo awuveho. Urebye ibintu ari gukora, gahunda zikataje afite akoresha ikoranabuhanga. Riri muri bimwe Satani akoresha kugira ngo afate isi ubwate, ariko noneho Imana izamurika banze agere mu bushoshori, noneho ibone kubita hasi, kuko aribwo Imana izerekana ubutware bwayo. Hano rero iyo nyamaswa ibyahishuwe bitubwira yahozeho, iriho, ariko nanone ntiriho. Iyi nyamaswa yahozeho, ntiriho, kandi iriho. Wibuke Abaroma, niyo nyamaswa ya 4 yeretse Daniel.
yaraguye irahirima, ariko muri yo hashibukamo indi nyamaswa yakomerejeho, ariyo ifite ingufu kuri ubu ngubu, ariyo Amerika. Amerika niyo nyamaswa ya nyuma ifite ubwo butware, ishaka gukoresha ikoranabuhanga n'ibyo bavumbura byose umunsi ku munsi kugira ngo bafate isi bunyago, noneho bahangane n'Imana. Gahunda zabo bumva ko bazahangana n'Imana, bari kwitegura urugamba na Kristo. Ni ukuvuga ngo harimo Satani n'abambari be, natwe twiyemeje gukurikira Imana. Ikizakurikira byose nibinanirana nuko Satani azatangira kwirara mu bantu bahisemo Imana. Ibyo turabizi, tuzi ko bizagenda, ariko nta bwoba, kuko tuzi neza ko niba wapfira muri Kristo uzazuka, kuko nabikubwiye utegekane nawe w'Imana nawe mu myaka 1000 mbere yuko urubanza ruzacira. Kavuga ni rero ibyo bintu kubibona uzabyerekwa cyangwa se kuzabwirwa ari ibitangaza bihebuje. Ibitangaza bihebuje sinzi kubyumva, kugira ngo ubone ukuntu Satani n'abambari be bazazamuka bakagera ushosho, aho babona ko nta n'umwe ushobora kubahangara. Ubundi Satani aravuga ati ese ninde ushobora kumuhangara? N'abantu bose bazavuga bati ninde ushobora guhangara ya nyamaswa? Icyo gihe nikigera, Kristo wenyine, Kristo umwami wacu Kristo niwe wenyine uzaza agakubita hasi ubutware bw'isi na Satani, kugira ngo avane ubutware muri yasi y'umwuka mubi ikuwe na Satani, noneho ahe abera. Noneho hano niho nibajije, niba Imana izayimbura isi n'ibiriho byose, abantu ibibera ku isi barareka bati mbega ibitangaza, ibintu ni byiza, ariko mu maso y'Imana ibona nkaho ari ikizira, ari bibi. Niho nahise nibaza nti niba tuba mu isi y'ibibi y'ikizira, ni ubuhe buzima dufite hano? Ntabwo twishake ubwacu uko twakurikira ijambo ry'Imana kugira ngo twigorore n'Imana, nirimbura byibuze tuzarokoka rwa rupfu rwa kabiri, kuko byanze bikunze iyi saha igana imyaka 5, imyaka 10 bizagenda birushaho kuba bibi, ku buryo noneho ntawe uzaba ugishidikanya kuri ya nyamaswa na Satani ariwe ikorera. Ugiye kwigaragaza mu minsi mike, uzi ubwenge agenda avanamo akarenge ke gahoro gahoro, akurikira Imana kuko ariyo izadukiza. Amaso y'Imana rero tuzi neza ko iyi si iyibona ntiyanduye, ariko ab'isi byanze bikunze ibivumbuwe, ibintu byose bigezweho bishyashya, abantu baratangara bakavuga ati ibi bintu ninde wundi wabishobora? Satani azakora n'ibitangaza abamure n'umuriro mu ijuru, ariko uzayoba ntazagire ntabwo tuba twaramubwiye. Uzi ubwenge nawe arabirebera hafi, aravuga ati ibyo nzi nasomye mu ijambo, iri jambo rikubiyemo ibintu byinshi Imana ikoresha kugira ngo ikwereke ko ntacyo Satani ashobora gukora ngo akuyobye. Komera ku Mana yawe, kuko nubwo Satani yakora ibingana gute, abantu benshi bakabikurikira bakabishima bakavuga ko ari byiza. Wowe ubwenge uzashishoze urebe uti Imana imbwira ibi nubwo Satani anyereka ibi, kuko nzi ko mu maso y'Imana ibyo isi ikora abantu bitaho ni iterambere, ikoranabuhanga, ubugenge, ibiki byose mu maso y'Imana ni ikizira, yanga urunuka. Numara kumenya utyo ukabyumva, nibwo uzaba muri iyi si wigengesereye, ureba ukuntu ubaho neza mu buzima ushimisha Imana, usa naho ugenda ukandagiye ku magi kugira ngo utayamena, kuko uzi neza ko nyuma y'ubugingo nibwo tuzabona ubuzima nyabuzima, aribwo bugingo buhora iteka ryose, ubwo tuzatuyobora umwami wacu Kristo ukazareba. Naho rero itegure ujye umwanya ugukwiriye, ariho uzareba uko wakurikira Imana umunsi ku munsi, wanga gukora ikibi, noneho
nawe wigorore n'Imana hato utazatungwa, kuko ntabwo tuzi igihe Satani azigaragariza ku mugaragaro, kandi nanone ntituzi igihe Kristo azagarukira kugira ngo azasange twiteguye. Itegure utazatungurwa, kandi shaka Imana, wakira agakiza, uvuke mu bushya kugira ngo uzabeho ibihe byose. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.